Mwaramutse, reka dusome igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa turasoma igice cya 3 guhera ku murongo wa mbere. Mba mwageze turasoma ibyakozwe n'intumwa ibice ni 3 kuva ku murongo wa mbere. Byakozwe n'intumwa ibice 3 guhera ku murongo wa mbere. Kadusome. Haranditse ngo nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga aricyo 9:00. Hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera, arabandaduka, arahagarara, aratambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose babona agenda ashima Imana, baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwaga Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane batangazwa n'ibimubayeho. Agifashe Petero na Yohana, abantu bose birukankira kuri bo, bateranira ku ibaraza ryitwa rya Salomo bumiwe cyane. Petero abibonye abaza abo bantu ati yemwe bagabo b'Isirayeli, ni iki gitumye mutangarira ibi? Mudutumbirira iki? Nk'aho ari imbaraga zacu cyangwa kubaha Imana kwacu biduhaye kumugendesha. Dusomye gushyika ku murongo wa 12. Iyo usomye Bibiliya ubona ko itondetse mu buryo Imana yashatse kudusobanurira neza umutima wayo. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere tubona imirimo y'Imana yonyine ikorera abantu, umuntu wari utararemwa, kugeza aho yamukoreye byose imurema nta na kimwe ishigaje kurema. Nta murimo rero w'umuntu tubona mu Itangiriro igice kimwe. Gusa mu Itangiriro igice cya 2 tubona Imana noneho n'umuntu bafite umutima umwe, bafite umutima uhuye, bakorera hamwe. Ko iyo usoma Itangiriro ibice 2 ubona ko hari ibyo Imana yagiye iha umuntu gukora kandi akabikora nk'uko Imana yakabikoze ari ibyikoreye. Nta kunyuranya kwari kuriho hagati y'umuntu n'Imana mu gice cya 2. Ariko igice cya 3 tubona Satani azana umwuka mubi mu muntu. Icyo gihe umuntu yagize indimi ebyiri, agira ibipimo bibiri, agira gucanganyikirwa. Niyo mpamvu guhera mu Itangiriro igice cya 4 tubona inzira ebyiri. Kayini afite inzira ye, Abeli nawe akagira iye. Kuva mu Itangiriro igice cya 4 kugeza n'uyu munsi, izo nzira zombi ziba ziri imbere yacu. Nawe ushaka guhitamo inzira ya Kayini cyangwa se inzira ya Abeli. Inzira ya Abeli Bibiliya yita
inzira yo kwizera. Biravuga ngo kwizera ariko kwatumye Abeli aho igitambo cyiza Imana, igihe kutizera ariko kwatumye Kayini atamba ibyo yatambye nk'imbuto z'ubutaka bwari buvumye. Na n'uyu munsi rero ubona ko niko abantu babayeho, atari abantu basanzwe gusa ahubwo n'abajya mu nsengero, abanyamadini, usanga akenshi abantu batiyizi, ntabwo bimenya, usanga batekereza ko bafite imbaraga zihambaye zo gukorera Imana. Usanga abantu benshi bafite ibyo bagaragaza imbere y'Imana bakoze nk'uko Kayini yabigenje. Mu byakozwe n'intumwa rero ni igice cy'aho Petero yari arimo akorera ubutumwa bwiza, ariko nyuma y'uko yari amaze kwisobanukirwa neza. Kugira ngo tubeho ubuzima bwo kwizera, dukenera bwa mbere kwisobanukirwa. Ntabwo ushaka kwizera Imana utarimenya, utaritahura. Ni nayo mpamvu ari ingenzi cyane kumenya ishusho y'umuntu no kwisobanukirwa. Rero Petero na Yohana, Bibiliya itwereka muri iki gice uburyo bakoze igitangaza. Bisa n'aho aribo bagikoze, n'abantu niko babitekerezaga, ariko ntabwo ariko Petero yatekerezaga. Nubwo Bibiliya ivuga ngo bakijije ikirema ku irembo ry'urusengero, mu by'ukuri ntabwo aribo bagikijije, ahubwo Yesu Kristo ni Imana yabikoze. Gusa ku bigaragara bisa n'aho aribo. Ni nayo mpamvu usanga abantu benshi bibeshya ku buzima bw'umwuka, kubera ko abantu bamenyereye ko ibyo babonesha amaso ariko kure. Ariko iyo usomye Bibiliya ubona ko ntabwo Imana ishobora gukorana n'umuntu, ahubwo iba ishaka kwiharira icyubahiro cyayo, kuko nubwo Imana yemeye ko ikorana n'umuntu mu itangira ibice 2, umuntu yaje kuyitenguha. Muri Yesaya igice cya 42 dusomye umurongo w'8. Yesaya ibice 42 umurongo w'8 haranditse ngo umurongo wa 8 uravuga ngo maze Yesaya ine kabiri 8 haranditse ngo ndi Uwiteka, niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, n'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe. Niyo usomye umurongo wa 20 24 mu gice cya 43 n'uwa 25 aravuga ngo ntiwatanze ifeza ngo ungurire ibihumura neza, kandi ntiwampagisha ibinure by'ibitambo byawe, ahubwo wankoreye ibyaha byawe, wamvunishije ibicumuro byawe. Ubwanjye nijye uhanagura ibicumuro byawe, nkakubabarira ku bwanjye, kandi ibyaha byawe sinzabyibuka ukundi. Ibi byanditswe byose icyo bitwereka ni uko ibyo Imana ikora ibikora nkayo, ntabwo ari umuntu
wihatira kubikora, cyane ko udashobora gusangira icyubahiro cyangwa ishimwe n'umuntu. Uhereye ku kibazo cy'icyaha, Imana niyo yateguye umugambi wo gukiza umuntu, niyo yawushyize mu bikorwa, kugeza aho ivuga ngo ubwanjye ninjye uhanagura ibicumuro byawe nkakubabarira ku bwanjye, ikindi ntabwo ibyaha byawe nzabyibuka ukundi, kubera ko si uko watanze ifeza ngurira ibihumura neza, si uko wampagisha ibinure by'ibitambo byawe, cyakora ikintu wakoze ni ukunkorera ibyaha byawe. Rero iyo witegereje ubona ko igihe kimwe ubwo Yohana yabatizaga Yesu, nta kindi yakoze uretse kumukorera ibyaha by'abantu. Rero no ku bigendanye n'imirimo y'Imana cyangwa se ibitangaza, muzabona abantu benshi bakoresha imbaraga z'ibitangaza nk'imbaraga zabo. Bene abo bose ntabwo ari uko baba bakora imirimo y'Imana, kubera ko umurimo w'Imana ntabwo ushobora kwitirirwa umuntu. Nimba umuntu akora ibitangaza kugira ngo abe umuntu ukomeye cyangwa se abe umuntu ushimwa, wubashywe, ntabwo mu by'ukuri ibyo aba ari ibitangaza bikorwa n'Imana. Witegereje umutima wa Petero hano mu murongo wa 12 twasorejeho, biravuga ngo Petero abibonye abaza abo bantu ati, yemwe bagabo ba Isirayeli, ni iki gitumye mutangarira ibi? Mudutumbirira iki nk'aho ari imbaraga zacu cyangwa kubaha Imana kwacu biduhaye kumugenesha? Hari ikintu kigaragara hano Petero yari yasobanukiwe. Muri Yohana 15:5 aravuga ngo ntimwashobora kugira icyo mukora mutamfite. Bivuze ngo Petero yari abizi neza ko ibyo yakora byose aramutse abikoreshejwe no kwizera, n'ubundi ntabwo aba ari umurimo we, aba ari umurimo w'Imana. Ntabwo kubaha Imana k'umuntu ari byo bikiza abantu cyangwa se bimukiza we ku giti cye, kuko Petero yavuze ati ntabwo rwose ari uko twubaha Imana. Icya mbere yari abizi ko nubwo yagerageje kubaha Imana no gukurikira Yesu, ariko byaramunaniye. Bimunaniye yamenye ko adashobora kubaha Imana, nta n'imbaraga afite zamukiza nawe ubwe uretse no gukiza abandi. Ibi rero ni ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima no mu rugendo rwo kwizera Imana. Biratangaje kuba Petero wari yeguriye Imana avuga ati ibi ntabwo biturutse mu kubaha Imana kwacu. Ariko ninde ushobora kugira uyu mutima? Ni umuntu wamaze kwisobanukirwa by'ukuri, akamenya ngo uhereye ku kibazo cy'icyaha, turi abantu bakizwa n'ubuntu bw'Imana. Pawulo yaranditse mu Befeso 2 avuga ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntabwo ari ibintu byavuye kuri mwebwe, ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Niyo mpamvu ivuga ngo ubwanjye ninjye uhanagura ibicumuro byawe nkakubabarira ku bwanjye. Rero iby'Imana ikora irabikora ikabiduha, twebwe icyo dukora ni ukubyakira nk'impano iva ku Mana. Rero akomeza avuga mu Befeso 2:9 ngo ntibyavuye no ku mirimo, yatagira umuntu wirarira. Ni ukuvuga ngo imbaraga zose dukoresha zituruka kuri Yesu Kristo. Niyo ukomeje ugasoma, Petero yatangiye abwiriza ubutumwa bwiza, ageze ku murongo wa 16 arababwira ngo uyu nguyu, uyu mureba kandi muzi, kuko yizeye izina ry'uwo niryo rimuhaye imbaraga, kandi kwizera ahawe n'uwo niko kumukirije rwose imbere yanyu mwese. Ni ukuvuga iki? Ntabwo ibyabaye byari bivuye kuri Petero,
ahubwo ni kuri Yesu Kristo wahaye uyu muntu kwizera, kandi n'uyu munsi niko bigenda. Iyo abantu bizeye ijambo ry'Imana, iri jambo ribyara igitangaza, kandi nta gitangaza kiruta ko umuntu wari umunyabyaha ahinduka uwera, ahinduka umuziranenge. Nimba hariho kwizera gukomeye abantu bagira, ni ukuba wari umaze imyaka utekereza ko uri umunyabyaha ari nabyo wizera, ariko kubw'ijambo ry'Imana ryaguha kwizera ugatangira kwatura ko uri umukiranutsi. Ibyo rero ni ubutumwa bwiza, kandi icyo bukora ni ugukuraho kwiringira umuntu cyangwa se kwiyiringira uhereye kuri twebwe ubwacu. Muri Bibiliya tuzabona ko abantu bose Imana yagiye ikoresha bari baramaze kwisobanukirwa. Mu gitabo cyo Kuva igice cya 3 tubona Mose avuga ati, ndinde wo kujya imbere ya Farawo. Aravuga ati, dore nta nubwo nzi kuvuga. Niyo usoma igitabo cy'Abacamanza, ubwo Imana yakoreshaga Gideyoni, nawe yarisuzugura avuga ati, njyewe ndi uwo mu muryango woroheje wa Benyamini. Ntabwo yumvaga ko Imana yamukoresha, ariko bene aba bantu babaga bafite umutima uciye bugufi, Imana yagiye ibakoresha imirimo ihambaye. Pawulo yageze avuga mu Bakorinto ba 2:12, aravuga ngo, iyo ndi umunyantege nke nibwo mba ndi umunyembaraga. Ibyo bivuze iki rero? Ni uko Imana ikoresha abantu nk'abo bisobanukiwe kugira ngo imbaraga zayo zigaragarire mu buzima bwabo. Petero rero iki nicyo yari yaratahuye, ni nacyo yifuzaga ko abantu batahura, kugira ngo bahindure icyerekezo, bavane intumbero ku bikorwa byabo byiza cyangwa se imirimo yabo, bavane intumbero ku bantu, ahubwo bayishyire kuri Yesu ukora byose. Kubera ko Yohana, iyo usomye muri Yohana ibice 3:30, yaranditse aravuga ngo, uwo nguwo akwiriye gukuzwa, naho njye nkwiriye gucishwa bugufi. Kubera ko umuntu wese muri iyi si ni umunyantege nke. Pawulo yajyaga avuga ati, yaba njyewe, yaba Apolo, yaba n'undi wese ntacyo turi cyo, kubera ko Imana niyo ikorera muri twebwe. Mu butumwa bwiza rero, ikintu cyose gikorwa n'Imana. Niyo mpamvu ibyo Imana idukoresha tukiri muri uyu mubiri, Pawulo yaranditse aravuga ngo tubikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wadukunze akatwitangira. Yesu Kristo amaze kwitangira abantu, ntabwo bahise babimenya uhereye ku Bayuda. Nibyo Petero yahereye ko iki gitangaza Yesu yari akoze, atangira kubwiriza Abayuda bari aho ubutumwa bwiza, babwira ati, uyu Yesu wa wundi mwishe, mwa wundi mwabambye, niwe ukoze ibi ngibi. Kandi kwizera ahaye umuntu niko kumukijije. Namwe rero ni uko muramutse mugize kwizera nk'uko, uwari umunyabyaha yaba umukiranutsi, utari ufite imbaraga yaba umunyembaraga, atari uko ari umunyembaraga, ahubwo kubera ko yizeye uwo nguwo. Kubera iki? Abaroma 1:17 baravuga ngo, muri we cyangwa se mu butumwa bwiza bwe niho duhishurirwa imbaraga z'Imana, niho duhishurirwa gukiranuka kw'Imana. Uko gukiranuka tuguheshwa nuko twizeye, kandi ugakomezwa no kwizera muri twe. Niyo mpamvu urwa 2 rw'Abakorinto 5 naho avuga ngo, muri Kristo Imana yiyunze n'abari mu isi, ntabwo ikibabaraho ibicumuro, kubera ko niwe utigeze amenya icyaha, ariko byabaye ngombwa ko Imana imuhindura icyaha ku
ku bwacu kugira ngo muri we duhindurwe gukiranuka kw'Imana. Ibyo rero ni inkuru nziza umuntu yumvisha amatwi y'umutima, hanyuma agahabwa nayo kwizera, hanyuma uko kwizera kugakora igitangaza mu buzima bwe. Igitangaza cya mbere kiba mu buzima bwacu ni uko duhagurutswa aho twari turi mu mwijima, tugatangira ubuzima bwo mu mucyo. Mu byakozwe no mu gice cya 26, umurongo wawo wa 18, handitse amagambo avuga ngo kugira ngo ubahumure amaso nabo bahindukire bave mu mwijima bajye mu mucyo, bave no mu butware bwa Satani bajye ku Mana, bahereko bababarirwa ibyaha byabo, baraganwe n'abejejwe no kunyizera. Imana ishaka ko twakira uku kwizera. Ni ukwizera kutwimura, kukaduha umurage w'abizera, kukadukura mu mwijima kukatujyana mu mucyo, kukadukura mu butware bwa Satani kukadushyira mu butware bw'umucyo, cyangwa se kukadushyitsa ku Mana. Iyo tumaze gushyika aho ngaho niho dushobora kubona ibitangaza bikorerwa mu buzima bwacu, uhereye kuri iki ngiki cy'uko duhagurukijwe mu mwijima tukinjira mu mucyo. Kuva icyo gihe Imana ishobora gukorera mu buzima bwacu. Nyamara iyo twamenye ukuri, ntabwo dushobora gutekereza ko igikozwe cyose mu buzima bwacu gikozwe natwe. Dushobora kwishyira hejuru, dushobora kumva ko ibyo byose biva kuri twebwe, ahubwo nk'uko Petero avuga ati si jye ahubwo ni Kristo, ni nako Pawulo yavuze ati kubw'ubuntu bw'Imana ndi icyo ndi cyo, cyangwa se ndi uwo ndi we, ntabwo byavuye kuri njyewe. Rero icyo Imana ishaka ni uko dusobanukirwa ngo burya ishusho yacu ni uko turi abantu babi, ntabwo twakorera Imana, nta gitangaza twebwe twakora ku giti cyacu, ariko iyo twemereye Yesu akorera mu buzima bwacu. Icyo duha bwa mbere ni uguhagurutswa mu mwijima aho twari twicaye imyaka myinshi, tukamenya ngo Imana yatubabariye ibyaha byacu byose kugira ngo turagwe umurage w'abera, abantu bose bejejwe no kwizera, tube abana b'Imana, tube abatagawa, tube abantu badafite inenge n'imwe. Uwo munsi rero dutangira ubuzima bwaho turirimba indirimbo nk'iyo Dawidi yajyaga aririmba avuga ngo si twe mwami, ahubwo izina ryawe niryo rigomba guhabwa icyubahiro. Ntabwo dufite ikintu na kimwe cyo kwirata, keretse kwirata umusaraba, kwirata ibyo Yesu Kristo yadukoreye. Petero rero aha ngaha tubona ko yari yarahishuriwe uku kuri. Niyo mpamvu nubwo Imana yari imukoresheje ikintu gikomeye, baravuga ati yemwe bagabo ba Isirayeli, niki gitumye mutangarira ibi? Mudutumbirira iki nk'aho ari imbaraga zacu cyangwa kubaha Imana kwacu biduhaye kumugendesha? Uyu ni wo mutima Imana ishaka ko tubana nawo. Mu gihe Imana idukoresha mu buryo butandukanye, ntabwo turi abantu bo kumva ko twabaye ibitangaza cyangwa se dukora ibitangaza. Ntabwo bivuze ko turi abantu bubashye Imana cyangwa bayubaha, yewe biravuga ngo nta n'imbaraga dufite zo kubikora.
igihe imitima yacu ihujwe n'umutima wa Yesu Kristo, aduha uko kwizera tugakoresha ijambo rye naryo rigakorera mu buzima bwacu. Ibyo rero si twe tuba tubikoze, ahubwo ni Yesu Kristo. Uku niko Yesu Kristo yahaye umuntu wari umaranye ubumuga, cyangwa se ibikoresha ijambo ngo ni ikirema. Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo ry'urusengero. Ubu burema ushaka kubusobanura mu buryo butandukanye, ariko ikintu cy'ingenzi ni uko ari Imana ibikora. Icyo gitangaza ntabwo ari umuntu ugikora, ahubwo ni Yesu Kristo ukorera muri twebwe ibyo bitangaza byose. Kandi nk'uko nababwiye, nta gitangaza kiruta kwakira imbabazi z'ibyaha. Gusobanukirwa iby'Imana yadukoreye muri Yesu Kristo ukabyizeza umutima ni igitangaza gikomeye gihindura ubuzima bw'abantu. Ibyo turi abahamya babyo kuko natwe twahuye nabyo, ndetse natwe twizeye urukundo Imana idukunda tubasha kubona icyo gitangaza. Niringiye rero ko no mu bindi byose Imana idukoresha turi mu itorero, tutabifata nk'imirimo yacu, ahubwo tubane n'uyu mutima wo kwisobanukirwa, tumenye ngo ntabwo turi abantu bafite imbaraga zo gukora ibyo, nta nubwo turi abantu bubaha Imana ngo abe ari cyo wenda gituma Imana idukoresha, ahubwo byose biva ku Mana iduha uko kwizera. Reka dusoreze aha dusenga. Mana yacu, turagushimiye ko Imana yadukunze urukundo rukomeye, urarutumenyesha kandi utugirira ubuntu uduha kurwizera. Ibyo cyari igitangaza gikomeye kuko byaratuzuye. Twari twarapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, ariko ubwo twumvaga iri jambo rikinjira mu mitima yacu, ryaduhagurukije mu bapfuye ridushyira mu bazima, duhinduka abana b'Imana, abana bayo bafite gukiranuka kwayo, bafite ubuziranenge no kutagawa mu maso y'Imana, ndetse waduhaye isezerano ko ibyaha byacu n'ubugome bwacu utazabyibuka ukundi. Niyo mpamvu udashidikanya gukorera mu buzima bwacu, utitaye ko turi abanyantege nke, utitaye ko turi abantu batakubaha. Mu by'ukuri ukomeza gukoresha kwizera washyize muri twebwe, kugira ngo izina ryawe abe ari ryo rikomeza guhabwa icyubahiro. Rero n'uyu munsi ntabe ari twe, ahubwo izina ryawe rikomeze rishimwe, rishyirwe hejuru, binyuze mu mirimo ukorera mu buzima bwacu mu itorero ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen.